mu 1958 Ahmed Sékou Touré wari perezida wa Guinea yigeze gutungura General de Gaulle warimo azenguruka ibihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba Ubufaransa bwakolonije abushishikariza gutora yego. Hari mu itora rya kamarampaka ku mushinga w'itegeko nshinga icyo gihe wasabaga ko ibyo bihugu aho kwihutira ubwigenge byemera bikaba igisa nk'intara z'Ubufaransa ubundi inkunga zigakomeza zikisuka. Icyo gihe bamwe barabyemeye uretse perezida wa Guinea watunguranye tujya hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9 1958 muri stade icyo gihe Sékou Touré yabwiye General de Gaulle wari waje kubashishikariza gutora yego ko umuntu nta gaciro yaba afite atigenga. Umuntu nta gaciro afite atigenga. Icyo gihe bahisemo ubwigenge mu bukene kurusha kugira ubukire bari guhabwa nabo bacakara. Icyo gihe Guinea yahise ibona ubwigenge imbere y'abandi bari barakolonijwe n'Ubufaransa. Ngira ngo niba mubizi neza tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 1958 nibwo Guinea nyine yizihiza ubwigenge. Abakoloni rero mbere yo kuba muri Guinea babanje kuza babanza kwangiza ibintu byose bafite harimo n'amatungo bari boroye, batwika imyaka, ese bangiza buri kimwe cyose. Baragenda barasenya ndetse batwika n'ibikoresho byose byari kuzafasha leta nshya yigenga. Ntibarekeye aho ngaho, nyuma yaho batangiye kujya banazana amafaranga y'amakorano ngo bahungabanye ubukungu bw'iki gihugu cya Guinea. Icyo gihe abanyaguinea rero barakomeje barahanyanyaza ariko bari mu bwigenge. Nyuma y'imyaka 37 ibisa nabyo ngira ngo nibwo byongeye kubaho. Uyu munsi ngira ngo ni ikintu buri wese yabonye kiramutungura cyangwa se itangazo ryaje ritunguranye. Leta y'u Rwanda nta gihe kinini kirashira, leta y'u Rwanda imaze gutangaza ko navuga ko ari mu buryo butunguranye kandi budasanzwe ku bihugu bikennye cyangwa se bikiri mu nzira z'amajyambere. Leta y'u Rwanda imaze gutangaza ko imaze guhagarika inkunga yari isigaye ku masezerano y'inkunga yari asanzwe ibihugu by'u Rwanda ndetse n'Ububiligi bifitanye. Ni amasezerano ngira ngo agomba kuzarangira muri 2029. Iyi gahunda y'inkunga rero yari mu gaciro kagera kuri miliyoni 112 z'amayero. U Rwanda rukaba rwasabye ko Ububiligi buhamana ayo bwari butararuha. Ni inkuru navuga ko ije itunguranye ariko nanone iza ari inkuru idasanzwe. Ntabwo imenyerewe ko igihugu cyo muri Afurika cyangwa inkunga cyangwa se gihagarika inkunga ibihugu byari by'Iburayi cyangwa se mu za Amerika ndetse n'ahandi hose babahereza. Ni itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ivuga ko itakwihanganira uburyo Ububiligi bwagiye ku ruhande rwa Congo ku kibazo cya M23 ndetse Ububiligi bukaba bwari bwaratangiye gutangatanga u Rwanda mu yindi miryango nterankunga kugira ngo bagende bahagarika n'izindi nkunga cyangwa se n'ibindi bikorwa nyine iyo miryango mpuzamahanga yakoraga mu Rwanda. Ni ibikorwa navuga ko bwari bwaragiye bukora hano mu Rwanda bigiye bitandukanye by'iterambere. Ngira ngo ni ibikorwa byagendaga birebana cyane n'iterambere n'imibereho myiza, harimo ibikorwa remezo, kuvugurura imijyi, ubuzima, ubuhinzi, ubworozi n'ibindi. Nkaba navuga ko rero u Rwanda rwabikoze mu rwego rwo kwanga guteshwa agaciro ndetse n'Ububiligi bufatanyije na Congo, cyane ko nyine muri ino minsi ngira ngo buri wese amaze iminsi yumva inkuru zihari cyane zibana n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo aho M23 igenda ifata ibice bitandukanye ariko abantu bamwe na bamwe bakagenda bashinja u Rwanda kuba inyuma ya M23 nyine nabyo nyine u Rwanda rugenda ruhakana uko bwije nuko bukeye. Nkaba navuga ko rero si rimwe si kabiri ibihugu byo muri Afurika bigiye byijundika Ububiligi cyane bagenda babushinja ko mu bigendanye no kuvangura amacakubiri n'ibindi bigiye bitandukanye usanga Ababiligi babirimo cyane. Nuko rero ukaba Ububiligi nibwo bwafashe iya mbere
mu gutangira nyine kugaragaza ikibazo cyo kwinjira mu bibazo by'u Rwanda, gutangira bavuga ko u Rwanda rukwiriye guhagarikirwa inkunga zigiye zitandukanye, akaba ari Ububiligi bwabitangije. Ubundi ni ibintu bitari bisanzwe ko igihugu nyine kiri mu nzira y'amajyambere gihagarika inkunga cyakiraga cyikuye ku gihugu kikize, nk'uko nabivuze nyine imyaka myinshi yarishize igera kuri hafi 37. Akaba ari amakuru asa nkaho yaje nyine atunguranye, ariko kandi nyine ni muri ya gahunda y'uko igihugu cy'u Rwanda kigomba kwihesha agaciro. Ikindi navuga ni uko nyuma y'uko ibintu bibaye, benshi nyine bagiye babyandikaho mu buryo bugiye butandukanye, bibaza impamvu bikozwe, bibaza bati ese u Rwanda nyuma y'uko izi nkunga zahagaritswe andi mahanga ntiyaza kuza kureberaho. Ariko icyo navuga cyo ni uko muri gahunda nyine y'u Rwanda yo kwigira no kwiha agaciro, benshi bagiye bashima iyi gahunda ya leta y'u Rwanda nyine, cyangwa se perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yafashe akanga izi nkunga z'Ububiligi. Benshi bakaba bagiye bavuga ko ari uburyo bwo kugaragaza ko Afurika ikwiriye guhabwa agaciro, ikwiriye kwigira, nubwo bavuga ko ibihugu byinshi byo muri Afurika bikiri mu nzira z'amajyambere, ariko usanga ahanini ibihugu byinshi byagiye bizahazwa n'uko ibihugu byamaze gutera imbere by'i Burayi, muri Amerika n'ahandi, usanga bigenda byinjira nyine mu miyoborere y'ibihugu byo muri Afurika, bigatuma rimwe na rimwe ibihugu byo muri Afurika bidatera imbere. Akaba ari itangazo rero risohotse mu kanya gato cyane rwose, ariko buri wese nyine akaba yagiye yibazaho muri rusange impamvu yabyo, ariko kugira ngo mbashe kubisobanura muri rusange ni mu rwego rwo kwigira no kwiha agaciro igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu yatumye nyine bahitamo ko bahagarika izi nkunga zaturukaga mu Bubiligi. Turakomeza kugenda tubashakira amakuru arambuye agendanye n'ibiri kuvugwa, cyane cyane ibyerekeranye no mu burasirazuba bwa Kongo. Turakomeza kugenda tuyabagezaho, ntimujye kure.